ku itariki 10 z'ukwa mbere 2020 nibwo umuntu yansanze ku rusengero arankubita. Ni ukuvuga ngo yarabanje aza ari kuwa mbere, aza mu cyumba cy'amasengesho cyari gihari, araza atera imivurungano, baramusohora arataha, arongera agaruka ari kuwa gatatu muri icyo cyumweru ku minsi ikurikiranye, arahansanga ndimo gukora amasuku nkoropa, abo twakoropanaga barataha, ndahasigara. Ye kubona mbona araje yinjira mu rusengero, ajyamo arasenga, araririmba. Inshuti zacu, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro aturuka ku Mana Data wa twese. Reka ntangire ngira nti mbifurije imigisha ituruka ku Mana. Gusenga ni kimwe mu bintu biha umuntu amahoro. Iyo tugiye gusenga biduha imbaraga, abandi bayiboneramo amahoro. Ariko uyu wese ko byamugendekeye, yakubitiwe mu rusengero. Ese yakubiswe byagenza bite? Yakubiswe nande? Kubera iki? Ndakuraritse wowe uduteza amatwi kugira ngo wumve iyi nkuru ibabaje. Uyu mubyeyi uburyo yakubitiwe mu rusengero, yarazi ko agiye kuhakirira ibyo yarategereje si byo yarabonye. Ngo haye kazi. Muze muraho neza? Mumeze mute? Bari tura. Uyu munsi rero twabasuye kugira ngo tuganire namwe, mwadukundira mugatangira mutwibwira. Nakoze amazina yanjye nitwa Bizimungu Posiyane, umugabo ndubatse. Uyu munsi wa none se aha mutuye ni hehe? Umunsi wa none dutuye ni mu murenge wa Gahanga, akagari ka Rwabutenge, umudugudu wa Kaboshye. Twari dufite amakuru yuko mwagenzaga amaguru mukajya aho mushaka. Uyu munsi wa none turabona muri mu igare. Posiyane, byagenze gute? Murakoze. Uko byari biri ubundi ntabwo ari uko navutse. Navutse nk'uko abandi bana bavuka, ndakura nk'uko bakura. Mba umugabo, dushakana n'umudamu wanjye. Twabyaranye abana 9, hariho 7. Ubwo rero uwo mugabo bwaje ububanjije ubundi ndi umusaza, bwaje ku itariki 10 z'ukwa mbere 2020. Nibwo umuntu yansanze ku rusengero arankubita, uwo mugabo yita buza gutyo. Uwo muntu usanze ku rusengero agukubita ni muntu ki? Nanjye ntago muzi, nibwo bwa mbere nari mubonye. Ni ukuvuga ngo yarabanje aza ari kuwa mbere, aza mu cyumba cy'amasengesho cyari gihari, araza atera imivurungano, baramusohora arataha, arongera agaruka ari kuwa gatatu muri icyo cyumweru ku minsi ikurikiranye, arahansanga ndimo gukora amasuku nkoropa, abo twakoropanaga barataha, ndahasigara. Ye kubona mbona araje yinjira mu rusengero, ajyamo arasenga, araririmba. Nanjye kubera ko nari mfite ibyo ndimo gukora kandi bambwiye ko abayobozi bari buhaze, sinirirwa mwitaho, ndamwihorera ngira ngo ni umwe mu bayobozi bari buze. Nyuma aho maje gukoropera urusengero, ngiye gukoropa amatuwarete, nibwo naje ubundi ndaza ndategura, nabwo ndamwihorera. Hafi saa 8 zibura iminota 10 abayobozi baje b'umurenge, nibwo namenye ko no kuwa mbere yaje. Ndangije naraje ndamubaza ngo uruwahe, arambwira ngo nta mudiyakoni ubaza pasiteri. Ndangije amaze se barabayobozi baje muri kumwe, bariya ni abanyu ntago ari abanjye. Nta kindi nakoze, nesha mfata ibitabo bye, afite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, ndabifata, ndamufata akaboko ndamusohora, mpita nkinga urusengero. Ngiye kubaza abo bayobozi aho bari bicaye hanze, kuko babanje kuza mu rusengero, barambwira ati uriya mugabo ni uwahe? Ndabye ntago muzi. Barambwira ati twabubajije ngo abantu dushaka bari hehe, aratubwira ngo nta bantu azi. Ngo nta kintu cyakurikiyeho, umugabo yahise agenda arataha. Abayobozi baraza, abo bashakaga baganira nabo, bamaze kuganira nabo nka saa 11 barataha, nanjye ndakinga ndataha. Bigeze kuwa gatanu muri icyo cyumweru n'ubundi, nibwo yongera agaruka saa 11 za mu gitondo muri niba turi. Mbona arinjiye, kubera ko bari barambwiye amakuru ye, nari nicaye hagana hepfo, ndahaguruka ndagenda mpagarara imbere ye. Bari barimo guhimbaza, barimo kuririmba. Birangije baho umwigisha arigisha,
umwigisha amaze kwigisha ahamagara abantu asengera bihana, barambura imikeka barapfukama, agiye kubasengera ubona ahita ahaguruka, kubera ko nzi ko yatera akavuyo mpita muhagaritse antera igitugu. Undi mudiyakoni wundi witwa Hitimana Jean Paul araza tumujyana hanze. Tumaze kumujyana hanze ageze yarasakuza ngo dusohoye Imana, ngo tubujije Imana kuvuga. Babigeze igihe cya 12:00 abaje muri bature bahita bataha, tuhasigara n'abandi badamu babiri barimo gukubura, umwe witwa Mwamina n'undi witwa Mama Muratwa. Barakubura, umugabo aguma aho ngaho asakuza ashaka kongera kwinjira mu rusengero, mpita ndukinga sohokera mu wundi muryango. Badamu basanze hepfo kuri parikingi aho bakuburaga, baravuga turamuga ko duteye ubwoba, tabyani mukubure vuba twigendere tumusigangana nabyo aragenda. Ubwo nahise nongera ndazamuka nsubiye kuri biro, nsanga yicaye mu muryango wa biro, ariko yabanje kujya muri toilette korodoro irimo azengurukamo, ngo sinzi ibyari bimurimo. Ngarutse nsanga yicaye mu muryango wa biro ambuza gukingura. Namuje gukingura ndamwihorera, imfunguzo ndongera ndazibika. Arangije arandeba arambwira ngo wambujije kujya mu rusengero, none umbujije no kujya muri biro yanyu, ariko abakristo nibaza urusengero ndarujyamo. Nahise mubwira nti se wakitahiye ubundi ukabyihorera, ikintu ushaka ni iki? Yahise ahaguruka ahagarara imbere yanjye arandeba, arangije mugiye kubona mbona yanteye ikofi. Ngira amahirwe ndarikata ndamusunika yigira inyuma. Arangije ahita afata ibitabo yari afite, yaba Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, abishyira ku idirishya ry'urusengero, ahita agaruka aje kurwana. Ngira amahirwe mpita mufata gutya ku ntugu zombi, ndamusunika murenza agakingo ka yaruguru y'urusengero kugira ngo umunage we mpite mucika nigendere. Ndagenda maje kumugeza kuri ako gakingo nsa nk'umusunika. Arangije mu kugaruka nkatamucika ahita nkubita ikintu mu musaya ahangaha. Ubwo mpita nikubita hasi, babaye paralize. Abangeze hejuru, sinzi intwaro yari afite niba zifite mu ikote simbizi, ngiye kumva ngo mumutwara hapfumuye. Amaraso azamutse, nzamura akaboko kugira ngo mubuze gukomeza kunkomeretsa. Arangije akaboko ahita agatema, sinzi ikintu yatemeshejeho, mpita njya muri koma. Ahita apfumura ibindi bikomere biri mu mutwe ahangaha inyuma bigeze kuri 3. Ubwo nibwo abadamu bahise bareba, babona yamaze kunkubita hasi, bahita baza bavuza induru. Mu kuvuza induru uwo ngo Mama Muratwa arwaniza ngo anyegure kubera ko amaraso yari amaze kuba menshi mvirirana. Arangira ajya kumukubita ibuye yari afite. Uwo nguwo wundi Mwamina abaramukomereye, ahita ava kuri wa wundi ajya kumukubita ibuye. Uwo nguwo Mama Muratwa nawe baramukomereye. Umugabo witwa Kabira wo mu isantire iri hino mu Kaboshya abayumvisha induru, ubundi ahita aza yiruka. Ahageze nibwo ahise amubona, babagura ahita bareka abari bajya kwirukankana. Umugabo ahita asubira mu isantire avuza induru. Ubwo mu gusubirayo uwo nguwo ngo ni Mwamina yarongera aramukomera, ahita amuzengurukana urusengero rwose amugeza hepfo kuri parikingi. Abaturage niho bamusanze afite ibuye ashaka kurimukubita. Ubwo niho bamufatiye, ubundi bamujyanye kuri polisi. Ubwo ngewe bari bajyanye kwa muganga, naherutse icyo gihe njya muri koma no muri paralize, ibindi byose ntabwo nigeze mbimenya, kereka abaturage nibo bagiye babimbwira nyuma aho ngarukiye mvuye kwa muganga. Bari bamujyanye kuri polisi ya Gahanga, bamugejejeyo bamumarana nk'iminsi nk'itatu ahari, bahita bamujyana kuri polisi ya Kicukiro. Polisi ya Kicukiro nayo ihita imukorera dosiye. Basanze ni Masaka kwa muganga, baje gutwara andi dosiye yandi abaganga bujuje y'ukuntu umeze. Baragenda bayahuza na dosiye bakoze, babijyana mu rukiko rwa Kagarama. Urukiko rwa Kagarama rwabaye ngombwa ko rumuburanisha. Mu kumuranisha amakuru namenye ko murumuna wanjye yagiyeyo, baramubaza ngo wabitewe n'iki kugira umuntu kuriye. Aravuga ngo yaritabaraga. Arangije aramubaza ati so wakubise ko atabyuka
wowe ukaba ugenda witabara gute. Ubwo barangira mukatira iminsi 30 y'agateganyo ngo azagaruka kuburana. Ubwo nyuma yaho kugera n'uyu munsi ntabwo nari nabona ko yaburanye. Sinzi nimba nafunze kuko murumuna wanjye yagiye ajyayo gukurikirana abaza, bigera igihe urukiko rwahagaramura mubwira ngo ibintu akurikirana ntabwo bimureba. Ubwo birangije ndabasaba abana baransunika banjyanayo ndi muri iri gare kubera ko nta bushobozi bwo gutega imodoka nari mfite. Ngezeyo bahita bavuga ngo uyu musaza mwamuruhirije iki? Ndababwira nti ngiye ntabwo banduhije, mwababwiye ko bitabareba, ngiye naje kwigukenera idosiye yanyu mumenye ibyo ari byo. Dore ko no muri mashini bari banditse ngo ni Hafashimana Erasito ngo wakubise Mwamina ngo namuha impundu. Uwo Mwamina ni uwo mudamu wari uhari, mu impundu ni umugore wanjye. Ubwo rero ngezeyo abacamanza b'urukiko bibayobeye bahise banyuriza ahandi ku yindi biro, nabwo ntibemera ko nyura imbere, banyuze inyuma ku idirishya. Bareba muri mashini baravanga ibingibi by'umwirondoro byo, ati na Hafashimana nawe yanditseho, ariko ubu ngubu tuvugana batubwiye ko azaburana ejo kuri 17 yitwa bagiye kuri 16. Ndahise ntaha, hashije nk'iminsi 3 mbwira murumuna wanjye, ndamuhamagara kuri telefoni kubera ko tudaturanye, asubirayo. Asubiyeyo bahita bamubwira ngo yanze kuza kuburana. Arababaza ati se kugeza iki gihe imyaka 2 igiye gushira kuki ataburana? Gusobanura bamuhaye baramubwiye ngo ubwa mbere corona yahise iba. Barongera bamubwira ngo wagiye kongera kuburana bwa kabiri, nabwo basanga nta mwavoka afite, abanza kumumushakira. Barongera ubwo nyuma yaho baramubwira ngo kuburanisha ubu ni ku ikoranabuhanga. Umuntu aburana yagiye muri sale ntabwo ajya mu rukiko. Ubwo iyo bamutumiye mu rukiko ntazi. Ntibaza umuntu ufitwe na gereza hakaba hari n'ubutabera, ntibaze kunanirana kuza kuburana. Mukambariza ubutabera nabwo bukabaza perezida w'urukiko rwa Kagarama agatanga ibisobanuro impamvu uwo muntu ataburana. Ahubwo nkabona hari ikintu kibyihishe inyuma, kandi impamvu nshaka kumuhera ubuvugizi ndashaka kumenya ntabwo ari nawe wizanye ubwo afite uko yaje. Kuko numvishe ko ari uw'Icyangugu n'umwirondoro we ku irangamuntu bayimwatse basanga n'uw'Icyangugu. Sinibaza umuntu w'Icyangugu kugira ngo aze kumushakisha asanga i Gahanga, ansange ku rusengero ariho anyicira. Njye nitwa Muhimpundu Chantal. Uyu rero akaba ari umugabo wanjye w'isezerano ryemewe n'amategeko. Ndibaza ngo urugo rungana gutya ibi bintu ko byabaye, ntihabeho amakuru, ntihabeho iki, ibi bintu ubundi bimeze gutya. Ibyo nabyo ni ikibazo. Niba wibuka neza koma, uri muri koma wamaze igihe kingana gute? Koma nayimazemo ibyumweru nka 2. Kuko nagiye ndi muri koma mara iminsi 3 inkari zitaza, mara ibyumweru 2 ntituma kandi bangaburira. Dore ko byari binagoye, narwajijwe n'abana 3, umuhungu wanjye n'umukobwa wanjye n'undi mwana wundi umugore wanjye abereye nyirakuru. Kuko iyo banyeguraga ndi ku gitanda bakaraga igitanda kikeguka, namara kweguka nk'uko nicaye muri iri gare, bigasaba ko umwana umwe yicara iburyo undi akicara ibumoso, kuko nahitaga ngo ku ruhande, uwo nguwo w'umwuzukuru akajya inyuma akamfata nkegama kuko nahitaga ngo imbere. Rero ni ukuvuga ngo hashije ibyumweru 2 nibwo naryamye, bigeze nka saa 10 mpita nsenga. Dore ko gusinzira bwo bitaga ari gusinzira, byagameze nko guhondobera, kuko iyo koma nayigiyemo narangiza nkumva ikintu kiransunitse, ndagiye nagera hafi nkaho nakaguye mu mwobo, nkumva undi muntu arankuruye ndongera agarutse. Ibyo urebye rwari urupfu. Ubwo byarakomeje kuko kujya muri iyo koma no muri iyo paralize, twageze Masaka bancisha mu cyuma ngo barebe icyateye paralize, barakibura. Tugiye kuwa 5 ku itariki 10, kuwa 6 bahita banjyana i Kanombe, nabo bancisha mu cyuma barabibura. Bahita baza banyakira transferi yo kujya Faisal. Ubwo bwari ku cyumweru, baranavuga bati ntabwo mwapfa kujyayo gusa, murabanza mujye ku cyicaro cya mituweli i Kigali musinyishe iyi randevu.
ubwo murumuna wanjye yagiyeyo kuwa mbere arasinyisha, kuwa kabiri tujya Faisal, twagezeyo saa moya bancisha mu cyuma, twagarutse i Masaka twagera hafi saa yine. Ibisubizo bampaye basanze ngo nta magufa yo ku mugongo yasobanye gutya, arangiza aryamira imitsi, amaze kuryamira imitsi nayo irakomereka. Ibisubizo bizanye i Masaka baravuga ati nta muganga ubishinzwe dufite, biba ngombwa ko bamuha transfert isubira i Kanombe. Barambwira ati ariko no kujya kubanza kwa karandevu n'umuntu wanjye yagiye yarayaka, bahita bamuha ku itariki 17. 17 zigeze yarazindutse agera i Masaka, araza yishyura ibintu byose agomba kwishyura. Baramubwira ati mugende mupakire ibintu, birasi tugiye guhita tuyohereza. Dore ko bari barampuye ruguru kuri Rijansi bajyana epfo kuri Shiririze, ubwo birasi byasaba ko ugomba kuzunguruka ikayibagahurirayo. Yarayitegereje saa 6 igera arayibura. N'umuntu wanjye ubwo twari twajyanye ariyo n'umuhungu wanjye n'umukobwa wanjye, bahita bagenda babwira umuganga winjizaga abarwayi, bavuga ati uriya musaza ko yageze aha saa 3 none akaba arembye. Byabaye ngombwa ko muganga amfasha, baranyinjiza. Ngezemo muganga dogiteri twari guhura ahita anshyira ku gitanda, arangije aransuzuma ashyiraho ibipimo byose. Amaze kunshyiraho ibipimo byose arangije, nyuma yaho bacisha akaboko munsi gutya, munsi y'amaguru, ahita aje mu rutoki mu kabuno. Arangije ahita abwira abana ngo nimwegure musubize mu igare. Bansubizamo, bagenda igare bari parika imbere ye, ahita ababwira ati mumpe ibisubizo babahaye, barabimuha. Arangije avuga ati mumpe na CD babahaye nayo barayimuha. CD ayishyira muri mashini, arareba, arangije ko mu bisubizo mbona biramunaniye. Nyuma yo kumunanira aratangira arambwira ngo iyo umubiri ugize ikibazo n'ubwonko bugira ikibazo, ngo niba ubwonko bugize ikibazo n'umubiri bugira ikibazo. Bigeze ku ntera ngiye kubita mubwira nti ibisubizo uko byaba biri kose, ahita ambaza ngo wafashwe uti. Namubwira igihe nafashwe njya muri koma no muri paralize, kandi mfatwa inkari zitaza zamaze n'iminsi 3, mara n'ibyumweru 2 ntari nituma. Arangije arambwira ati rero ntiwabonye ko nacira akaboko munsi gutya nkajoga urutoki mu kabuno? Ntinabibonye. Arambwira ati burya kwari kugira ngo numve ko inkari zihagarara. Ahita arambwira ati buriya cya gihe inkari utaranituma ukimara gukomereka, iyo bakuzana wari ufite amahirwe 3% kugira ngo tukubage, ariko ubu ntibishoboka. Nta n'ikindi kintu twagufasha, nta n'ahandi hantu twakohereza, ni uko utaha. Bamaze kubibwira abana twari turi kumwe mbona barareze, ndamubwira nti mwebwe musunike igare tugende. Turagenda tugeze aho ngaho muri iyo sale, kuri urwo rubaraza, nibwo twahise tubona umuganga watuzanye agarutse azanye undi murwayi. Ahita tubaza uko bigenze, turabimubwira. Arangije aravuga ngo umurwayi yarazanye ngo ntabwo byemeye, bagiye kumusubizayo. None tujyana urwo rupapuro twazanye, iyo transfert twazanye, uwo muganga yandikeho asinye ko bongera kumusubiza i Masaka. Barejyanye arasinya, arangije gusinya barigarura, wa muganga ahita adusubizayo. Faisal nta kindi kintu kindi bampaye, kuko nari njyamwe narandikuye guca mu cyuma ngo barebe ibyananiranye i Masaka n'ibyananiranye i Kanombe uko bimeze. Baragiye bancisha mu cyuma kimeze gutya. Ni icyuma bakwambika ekuteri, warangiza ukajyamo, kuko nabyumvaga nubwo ndi muri koma no muri paralize, ariko igihe byageraga hagati nkumva meze nk'uzanzamutse, numvaga ari icyuma kimeze nk'uko bacuranga senti. Ubundi akansunika nkumva ngiyemo imbere, hashira nk'iminota 5 akongera akankurura nkavamo, akongera akansubizamo, gutyo nkumva n'umuntu urimo gucuranga, nkumva ni umuziki urimo. Nyuma y'urwo rugendo, nyuma y'ubwo buzima, baza kugusezerera kwa muganga, urataha ujya mu rugo. N'ubu tuvugana uracyari mu rugo, ubu uriyumva ute? Ubu nyine narabyakiriye kuko nta kintu nahinduraho, ariko umubiri wanjye n'ubundi urababaye. Umubiri
umubiri wanjye urababaye ku maboko gutya, numva harimo umuriro ku buryo hari igihe mba mpakurura gutya, n'aha mu nda no mu mugongo mba numva ari umuriro, mu birenge hano mba numva ari umuriro umeze nk'amashanyarazi, nka kwa kundi bagira vandarateri cyangwa se yambagura bacomeka ku mashanyarazi, kumwe birumviza mbona numva ariko bimeze, dore ko niyo biba hano ku mpfundiko gutya ku maguru hejuru mba numva hakonje. Watubwiye ko hari igice cy'umubiri kidakora cyabaye paralize, ese ni ukuva he kugera he hadakora ubu ngubu ku mubiri wawe? Ni ukuva hano gutya mu gatuza, gutya mu nda, ino nda n'umugongo n'amatako n'amaguru gutya yose ntabwo bikora, kubera ko iri gare njyamo banteruye, nkanarivamo banteruye, no kugira ngo banyuhagire ni ukunterura abana babiri bakanyicaza ku kenda bakanyuhagiramo uruhinja kugira ngo nitume, nabwo baranterura, uteruye kino gice cyo hejuru niwe uhita yicara ku ntebe, yarangiza ubundi agasa nk'unkikira nk'umwana anyegamije, undi nawe akajya imbere agafata amaguru akayarambura. Hari n'igihe no kwituma byanga, kubera ko wafashe hano gutya aba yafashe hano ku nda gutya akayikanda, kwituma iyo byanze biba ngombwa ko wa wundi uri imbere acisha urutoki mu kabuno n'ubundi agasa nk'untiza umwuka iyo byanze. Hari igihe rero no kwituma bitemera, hakaza ibintu bimeze nk'intuza, bimeze nk'umurinda, akaribyo biza by'ibizi. Reka tugaruke inyuma gatoya, watubwiye uti ibyo nibwo byambayeho, byabaye ndi iwacu ku rusengero ku itorero, uruhare rw'itorero mu burwayi bwawe ko ibyo bintu byabereye ku itorero ni uruhe? Uruhare rw'itorero ntabwo nabagaye baramfashije uko bashoboye, kuko icyo gihe ndibuka ndi n'i Masaka icyo gihe, kuko namazeyo ukwezi iminsi 3, nagiye ku itariki 10 ngaruka ku 13 z'ukundi kwezi, namazeyo ukwezi iminsi 3. Mwarimu yaransuye na kontabure wa paruwasi baramfashije, na korali indirimbo yaramfashije, n'indi korali yindi ya kabiri nayo iramfasha, na nibature nayo iramfasha, baramfashije bihagije, n'Abakristo ku giti cyabo baransuye, gutyo bakagenda bansigira n'ubufasha bw'amafaranga, kuko iyo ntabubona abantu bose nazungurutse ntabwo biba byashobotse. Wenda nk'ako navuze ka nyuma ko kujya Faisal tugiye gusinyisha, twageze Faisal twishyura 35,000 ahari, ubwo bivuga ngo iyo ntagira mituweli mba narishyuye 350, baramfashije nta kintu, kandi n'ubu baramfasha, kuko mu minsi yashize uri perezida wa korali naririmbagamo, harimo abandi banabitse gutuma nabo baraza baransura. Hanyuma y'ubwo buzima, ubuzima bumeze gute no mu muryango, hagati mu muryango ubayeho ute? Ubu ngubu nkurikiranwa nk'umwana w'uruhinja, ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze, mva muri iri gare njya kuryama banteruye, nkasubiramo banteruye, kugira ngo mve hano mu rugo ngere hano ku muhanda, ko ntuye hano ku muhanda, nabwo ni ukunsunika, kuko ahantu hasa nk'ahazamuka igare ntabwo rizamuka, ahubwo rihita rihinga. Ubuzima bwo ni ibibazo, kuko maze kumera gutya byabaye ibindi tugirana amakimbirane mu rugo n'umugore. Nyine yarabyakiriye mu mizo ya mbere, nyuma ya gutya aramfasha, ariko nyuma bigenda bihinduka, bigera igihe by'amakimbirane akomeye, igihe n'abana banga kunsunika no kunyuhagira. Umuhungu dufite w'umusore akajya nterura akankurura nk'igiti, ajya kunyuhagira, birakomera, kugera igihe n'ubuyobozi bubyinjiramo bw'ibanze, kugera igihe n'ubuyobozi buza hano yareze, umudugudu araza biramunanira, aramwandikira ajya mu kagari, kugera igihe gitifu azana ubuyobozi bw'isibo, azana n'ubw'umudugudu, azana nawe araza, azana n'ushinzwe umutekano mu kagari, azana na perezidanti njyanama, na mwarimu wo ku rusengero nawe yari ahari, ubundi baratuganiriza biranga.
kuko ngewe narababwiraga ngo simbone unyuhagira no kurya sindye, ubwo bihita biba ikibazo. Ubuyobozi baravuga ati biterwa n'iki? Ndababwira nti mugomba kumumbariza nimba urugo rudafite umutungo wahaha. Ubwo mu gisubizo ngo rero bavuga ati umutungo ntawo, amafaranga bapangaye bishyura aba yarangiye. Ndababwira nti rero ntabwo mbyemera, ntagaragaza ibimenyetso by'ibintu aba yayakoresheje. Ubwo binaniranye byageze ku ntera abayobozi tugiye bahari, byageze ku ntera bavuga ngo reka batugabanye. Mu kutugabanya batubaza ngo dufite imiryango ingahe, turababwira ko dufite imiryango 6. Bahita bavuga ngo umugore ngo reka atware 2 ngo ntware 1. Mbabaza nti se nibigenda bityo aba bana baraherera hehe? Aba bana barahera ku ruhande rwanjye, abana biga barya, ubwo barahera ku ruhande rwanjye gute? Ubwo barabikomeza gutyo kugera igihe mbabwira nti rero nimba ari ukugabanya mubwire n'abana baze ngo bamenyeshe. Babanza kwanga, bageze abana barabazana barabaganiriza, bababaza ibibazo uko bimeze, barabibabwira. Nyuma yaho bahita babwira abana ati kubera ko mwagiye musuzugura mama wanyu, kuko mama wawe yaravuga ngo baramusuzugura, ngo baramutuka, ngo baramukubita, ngo nijye mboshya gutyo. Irangije babwira abana ati noneho ubwo mwagiye musuzugura mama wanyu mumusaba imbabazi. Uwo muhungu dufite twamanwaye niwe wapfukamye aravuga ati mama natubabarire kubera ko twamusuzuguye. Ndavuga ngo nta mbabazi afite. Nyuma ushinzwe umutekano seri komanda ahita abwira akana gatoya k'agahererezi ati ngaho saba mama imbabazi. Akana karapfukama kabwira nyina ngo nakababarire, aranga. Mwarimu ku rusengero ahita amara iminota 30 amubwira ati umwana babanza kumubabarira kubera iki? Utamubabarira uzababarirwa gute? Ubwo binaniranye bahise baza hano turi mu gikari bariherera badusiga muri salo. Bagarutse batubwira ati umwanzuro dufashe tubonye ko kubagabanya tutafite uburenganzira, kandi tubonye ko no kubatandukanya nta burenganzira dufite. Ahubwo umwanzuro dufashe aba bantu bose bakodesha bagomba kujya bishyura muzehe akagura ibiryo, umva ko uvuga kuri mu mirimo myinshi ariyo mpamvu utamwitaho. Noneho muzehe akagura ibiryo abana bagateka bakabagaburira mwese nk'uko muri ababyeyi. Bahise bandika barasinya, barama nanjye ndasinya, we ngo gusinya aranga, leta bigendera. Ariko bagenda babwira abapangayi ko bagomba kuzajya banyishyura. Ubwo rero byarakomeje. Nyuma umugore ubona ntabwo bimunyuze, ahita ajya kuri polisi. Uburyo baganiriye simbizi, biba biranze. Nyuma yaho ahita ajya ku murenge mu nzu y'abagore ihari. Uwo nguwo bashinzwe niwe wampamagaye, arambwira ati umugore wawe yaje aha. Ndamubwira nti se bimeze biti? Ngo nifuza ko wazaza ngo nkabaganiriza. Ndamubwira nti njyewe yakubwiye uko meze? Yambwiye kuri mu igare, yakubwiye umwanzuro abayobozi bafashe? Yambwiye ati ariko ntabwo yawemeye. Ndamubwira rero njyewe ndamugaye ndi mu igare, uzahamagare igitifu mubivugane, musange ku kagari utuganirize nimba ushaka kutuganiriza. Undi yaravuze ngo azabikora. Nyuma ntiyabikora, arongera arampamagara bwa kabiri. Ndamubwira nti njyewe nakubwiye ko uzasanga ku kagari tukaganira, njyewe ku murenge ntabwo nahagera. Arangije arambwira ati wese igitifu nzamushaka. Nyuma yaho ntabwo yigeze abikora, yahise birangiriraho. Ariko nyuma nza kumenya ko umwana dufite nawe umukobwa w'inkumi witwa Uwizeyimana yagiye kurangura, arangije uwo mugore aramuhamagara ushinzwe abagore mu murenge. Aramubaza mubaza ibibazo byahara, arangiza aramubwira amakimbirane yose. Arangije ikibabaje yahise amubwira ngo numvisha ko ari wowe ubyihishe inyuma kubera ko bigize mukeba wa nyoko. Ubwo umwana yahise amwihorera. Arangije aramubwira ngo nifuzaga kuzaza n'ubuyobozi budahari, ahubwo nkazana n'abagore b'inshuti za mama wanyu. Undi aramubwira ngo niba ushaka kuzana n'abagore b'inshuti za mama uzirure ntaziri gusa. Ubwo bihita bihagararira aho ngaho ntiyirirwa se. Nyuma yaho nibwo nagiye kumva numva yagiye kundega mu rukiko.
nagiye kumva numva ngo yashatse umwavoka, ari umuturanyi bimbwiye, umugabo witwa Rutayisire Justine, arabimbwira ati ko umugore wagiye kujya mu rukiko. Ndamubwira nti ngo nyine nta kundi. Arangije aravuga ati ntabwo nabahuza se. Ndamubwira nti ngo uzaganire nawe nubona bishoboka uzabikore. Ubwo ni ukuvuga ngo yaragiye arabimubwira aramwangira. Nyuma yaho arongera araza arambwira ati nabimubwiye aranga. Ndamubwira ngo nta kintu nyine nahinduraho. Arambwira ati none ngiye gukomeza ngerageze ndebe. Nyuma yaho yahise amuganiriza aremera baraza. Baje ari ku cyumweru mu gitondo nka saa 2, yarinze bigera saa 8 nta mwanzuro uraboneka. Kugera igihe umugore amubwira ati ukirirwa wishywa n'ubusa, njyewe nafashe umwanzuro. Nafashe umwanzuro yarantoteje kuva kera, ubu nyine nafashe umwanzuro. Ubwo undi aramubwira ati se ntacyahinduka. Arangije aramubwira ati kugira ngo bihinduke nuko amafaranga nahaye umwavoka yayansubiza 500, yunguka ibindi 50 kwa 5 nta kintu nahise nkora. Nahise mbabwira nti rero njyewe nta kazi mfite, nta n'undi mutungo nagurisha, ariko nimba mushaka ibintu byoroha akaba ubwiyunge. Turi 2 Kayonza, akarere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange. Azagenda umurimo aragana haruguru awugurishe, akuremo ayo mafaranga y'umwavoka, ayasigaye yazana. Arangije iki ugahita avuga ngo iki ngicyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ngo kereka ngo abagore b'inshuti zanjye batesheje agaciro baje hano, twajya hano ku muhanda akabasaba imbabazi, agategeka n'abana bakabasaba imbabazi. Ndamubwira nti rero ibyo ngibyo byo simbyemera, kubera ko ni wowe umuntu yashatse, nta wundi mugore nashatse. Ikindi cyongera abagore basanze hano baza kumpukira aha, ntabwo nabasanze mu ngo zabo. Ubwo byahise bihagararira aho, ariko ubwo Rutayisire aza dufite umuhungu mukuru w'imfura, nawe rero yaraje ngo duhuze mbere yaho biranga. Ubwo rero icyakurikiyeho nyuma y'ubwo uwo mwavoka yashatse, ubwo Rutayisire yaje hashije nk'iminsi nk'itatu, aje kumwereka umutungo no kumuha impapuro zo gutanga ikirego. Nyuma yaho nibwo baje kuri 17 z'ukwezi kwa 9, baza ndyamye ari saa 10, kuko iyo bigeze nka saa 5 numva ananiwe. Naryamye ngeze saa 10, umwana mbona araje arambwiye ngo hari abantu bagushaka. Ni bandi? Nabo mbona barakomanze aho ndyama muri salo. Bamajije gukomanga nabo ntibabwire binjire. Baraje bageze mu nzu nta no kwicara, bahita baza n'iterabwoba ryinshi ngo ntabwo twicara turihuta. Yari umwavoka n'umuhesha w'inkiko. Ubwo umuhesha w'inkiko yahita abwira umwavoka ati icara. Aricara. Barangije baravuga ngo twari tuje kukumenyesha ko umugore wawe yagiye kukurega mu rukiko. Ndababwira nti murakoze, mucyo kuba twagira ngo nadusinyire. Ndababwira nti ngiye ntabwo nsinya, ntamenya nsinyira abandi. Ubwo birangije bahita bavuga ngo mugende umwavoka, undi ngo umuhesha w'inkiko. Ndababwira nabwirwa n'iki? Barambwira ngo bafite amakarita. Ndababwira nta bantu bambara amakarita ni benshi. Ni ngewe icyo ndeba, mpita mbaza umwavoka ndamubaza nti ntufite urugo? Ati ndarufite. None se hari umuntu waza ngo apfe kwinjira gusa? Arangije arambwira ngo natwe twakomanze niyo mpamvu mwadukinguriye. Ndababwira nti ntabwo aribyo nshaka kubabwira. Uyu mudugudu ufite umuyobozi uyobora, aka kagari gafite umuyobozi ukayobora. None se mwebwe muze kunsinyisha nta n'umuyobozi uhari muri bandi? Ejo nibihinduka nzamenya mbaza ndi, ko nzabaza ubuyobozi bukavuga ngo ntabwo bubazi. Ubwo yahise abwira umuhesha w'inkiko ati andikaho ko adusuzuguye yanze gusinya. Ko bahise bandika bararangiza, barasohoka bafite imodoka, bahita bashyira umugore wanjye bajya ku kagari. Sanga gitifu yagiye mu nteko, bahita babwira uwo bahasanze mu paranto bahasanze ati genda umuturebere mu nteko adusinyire. Arabwira ati ntabwo ibyo nabikora, kuko usanga gitifu mu nama. Ubwo byabaye ngombwa bahamagara gitifu baravugana. Gitifu arabwira ati simpari. Ariko nanjye bigeze bukeye kwa 6
kwari kuwa gatanu mbona ntabyera nampamagara mudugudu ndabimubwira. Mudugudu arambwira ati se wasinye? Nti oya. Arambwira ati bihorere. Ubwo birangije namubaza nti se ubu bigarukiriza? Arambwira ati cyo kora gitifu kubera ko ari mushya, kubera ko uwagiye mu kibazo bwa mbere baramujyanye ahandi. Arambwira ati bimubwire nawe abimenye. Naramamagaye ndamubwira ndagushaka. Arambwira ati uzaze kuwa mbere saa 2. Kuwa mbere nagiye ngezeyo mwereka za mpapuro bansigiye uzibyo bandega mfite hariya mu rugo. Arangije arazisoma arazireba, arangije ahamagara umwavoka aramuhamagara ati uyu nguyu uburanira mu Impundu Chantal, ababyeyi be ko tutababona kuri ibi bipapuro amazina yabo. Aravuga ati ibyo nyo twagiye mu ndangamimerere tubona amazina ya se ntariho. Arangije aramubwira ati rero ibyo reka tubireke n'ibyawe. Aramubwira ati ubundi bavuga ngo usinyire iki kibazo ndakizi, ngende umuyobozi mushya nta raporo nasanze ahantu hariyo mudugudu yampaye. Aramubwira ati rero ngiye byose ndabihagaritse, hamagara umuburanyi wawe ansange hano kwa gari n'umugabo we niho ari. Avoka yanze kumuhamagara, gitifu twakuye nomero z'umugore aramuhamagara araza. Mbona araje n'uri mugore wundi witwa Veneranda, arahagera aramubaza avuga ibibazo byose, avuga agahinda ke. Gitifu arangije abaza umwana twari twajyanye witwa Ndayishimiye Samuel, amubaza amakimbirane dufitanye mu rugo arayavuga, amubaza ikibitera arabivuga. Arangije nanjye arambaza ndamubwira. Nyuma yaho ahita abaza umugore aramubaza ati umuryango wigeze wicara? Aravuga ati oya. Ati none ndashaka uzahamagara umuryango wawe, n'ubwo agahamagara umuryango we mukicara iki kintu mukabanza mukakivugaho. Undi avuga ngo nta muryango agira. Nanjye arambaza ndamujyanye, nanjye papa na mama ntawe mfite n'umugore wanjye ntawe afite, ariko uyu nguyu ukubwiye afite basaza be, afite na mukuru we. Nimba byemera nanjye mfite data wacu, n'uyu nguyu uri ahangaha gatera ni mukuru wanjye kwa data wacu, azabazane nanjye mbazane. Umugore ahita avuga ati nta kwicarana nshaka, nta n'ibiganiro nshaka, icyo nshaka nuko dutandukana tukagabana akampa ibyanjye nkabitwara. Ubwo gitifu yahise ambwira ngo wabyumvishe ibyo avuze. Ndamubwira nti njyewe simwanga, ariko nimba ashaka ko dutandukana ubwo ntabwo namubangamira, ibyo ni uburenganzira bwe. Dufite abana 7, umuhungu mukuru arubatse, azareke tubone dukureho uruhare rw'abana tugabana ibisigaye. Gitifu ubwo yahise avuga ati ngiye kwakira abandi bantu, ndashaka no kujya no mu nama, ubwo ibyo muvuga ngiye kuzabwira ababishinzwe babibafashemo. Twahise dutaha, hashije nk'iminsi 3 ngo gitifu yampamagaye kuri telefoni arambwira ngo nasanze ikibazo cyanyu nta kigumana rero mutazanicana, ngiye kucyohereza mu rukiko. Kugeza ubu rero nimba yaramwandikiye akamwohereza simbizi, kuko ntabwo n'igihe bigeze abantu mu ngo ngiye kuburana. Ubwo bihagarariye aho ngaho. Uyu munsi wa none hatuvugana nta kubana n'umugore nk'umugabo n'umugore. Ubwo yabanje hariya mwabonye muri salo ndyama, niho yabanje kubarara impande yanjye. Nyuma batera amahane n'abana bamubaza iby'umutungo w'urugo, bamubaza impamvu batarya, batera amahane. Ndangije ndamubwira nti mukwiriye kurara mungwanira hejuru muri iyi saa 4 y'ijoro, kuko nk'umuntu w'umubyeyi. Arambwira ngo uceceka we nta jambo ufite. Nahise mubwira nawe niba nta jambo ufite no kumbera iruhande uza ubireke. Ahita ambwira ngo kurara iruhande ntacyo bimariye, ni uwo kungushya bitwa no kuba warapfuye. Ahita yimukarara agana hepfo yanjye. Nyuma yaho uwo munsi umwavoka aza kunsinyisha ku ngufu, nibwo yahise afata ibyo asasa abijyana mu yindi nzu yakinze iri impande y'amarembo manini hari na porotayi. Icyumba na salo yarayifunze, imfunguzo niwe uzigira, niwe yagiye kurara niho arara. Yari kubona mbere abayobozi bavuye mu rugo bamaze gufata umwanzuro ngo tujye duhaha ngo abana bateke, kuko dufite abana bakuru. Umwana muto wanyu afite imyaka 14 yavutse 7. Ubwo nyuma yaho bagiye abana bazanye ibiryo akavuga ngo batamuroga. Ibintu bimera gutyo. N'ubuzima butoroshye, n'ibihe bidasanzwe wagiye unyuramo, ariko turimo tusa n'abegera umusozo.
ndagira ngo nkubaze uyu munsi wa none ahangaha abantu bamaze gukurikirana byinshi wavuze, abantu bakumvise, ni iki wasaba umuvugizi nkabona nk'ukuntu wenda benshi bagiye bavuga ngo banjyanye muri kimwe bakamusa n'umuvugizi nkabona nabibona byaba bibaye byiza, ariko n'ubwiringiro mfite ntabwo nihebye ko ntagomba gukira kuko ni ibintu byagiye bigaragara kenshi, nagiye bibwirwa n'abantu benshi kuko udukomeye nanjye ndi Masaka nabonaga nta hantu ari mu igare, noneho kinongeyeho itariki 16 nijoro saa 9 nibwo nicuye ndagira ndasenga n'undi mugabo wundi twari turwaranye w'umudive nawe turasenga, muri kwa kundi ntegukaga mfata muri matora ngiye kubona numva negutse ndicaye. Rero ni ibihamya binyereka ko nubwo mbabaye ariko Imana ifite undi mugambi wundi, dore ko n'Imana ifite ibyihera bikora, ariko hari n'igihe ikorera no mu bantu. Ubwo buvugizi mbubonye byaba byiza. Ikindi cya kabiri cyo navuze cyo kirimo ingingo ebyiri, wangize gutya polisi ya Gahanga imujyanye kuri polisi ya Kicukiro, bakoze dosiye baza no gutwara n'izindi dosiye kwa muganga aho narindi, bazishyikiriza urukiko kuva icyo gihe 2020 mu kwa mbere kugera uyu munsi uwangize gutya ntaraburana. Sinzi niba afunze, sinzi niba adarafunze. Nkagira ikibazo rero uko urukiko rwa Kagarama rwandenganyije ko n'ubu rukomeza rukandenganya bigendanye ingingo ya kabiri navuze ifatanye n'iyo, niba ubwa mbere wangize gutya ntazi ko afunze, ntazi ko banamufunguye, bigaragara ko n'ikirego umugore wanjye agiye gutanga nabwo bazongera bakandenganya. Rero nasabaga ubuvugizi, bibaye byiza ubutabera bugatumira na perezida w'urukiko rwa Kagarama ubundi agatanga ubusobanuro bwo ku rubanza rwanjye, kuko ntabwo nibaza uwangize gutya afashe Imana Reasito kuba yarangiza gutya ku itariki 10 z'ukwa 2020, imyaka 2 ikaba igiye gushira ataraburana, kandi hari abandi baburana tukabona no kuri televiziyo. Hanyuma turimo tugana ku musozo, umuntu akubonye akumva agize umutima w'impuhwe, akumva hari icyo yakora, uwashaka kuvugisha cyangwa se uwashaka gusura ashobora kukubona ate? Mfite telefoni yambona. Yego, wahiduha? Mfite telefoni irimo simukadi ebyiri, telefoni ya mbere ni 078 46 93 11 2, iyindi ifite 078 ikagira 63 ikagira 144 35. Tugana ku musozo rero kugira ngo dufate uyu mwanya tugushimire, umwanya uduhaye, uburyo wigomwe ukemera kwicara umwanya ungana gutya bitoroshye, turagushimira, urakoze cyane.